Hello guys, byashoboka ko nawe waba uri content creator uploading ama video kuri YouTube, mbese mu make ukora video ukaza uploading hano kuri YouTube ariko ukabuhura n'iki kibazo cyo kubura views, ariko iyi video ikaba igiye kugucika. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ikintu bita video performance, ndetse tunarebera hamwe ikintu wakongera muri video zawe kugira ngo zizajye zikundwa n'abantu bazireba. Ndetse muri video tugiye kurebera hamwe utu turongo tuba tureba hejuru ariko abenshi bakajyaho bagasanga tureba hasi ikintu tuba tuvuze. Mbese muri make muri iyi video tugiye kwiga analytics za video yawe, ukuntu zizamuka, ukuntu zimanuka, ndetse tunarebera hamwe ikintu wakongeramo kugira ngo analytics za video yawe zizige zizamuka kugira ngo nawe video yawe isakazwe ahantu henshi. Niba uri content creator uploading ama video hano kuri YouTube ariko ukaba udafite iyi app ya YouTube Studio, birababaje cyane. Reka twikomereze. Utu nuturongo tw'ingenzi cyane kuri video yawe, ndetse iyo tureba hasi nta mahirwe video yawe bifite kubona views. Ndetse turanarebera hamwe akamaro k'aka kantu bita impression. Mbese muri make aka ni akantu kaba kari muri analytics za video yawe, iyo video yawe iri kurebwa cyane nako karazamuka. Turareba ikikazamura ndetse turebe n'ikikamanuka. Ikintu cya mbere usabwa no kureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, kuko iyi video ntabwo iri bube ndende kandi iri bugufasha ibintu byinshi niba nawe uri muri abo bantu bajyaga babura views bitewe nuko kari agakoni kaba kareba hasi, cyangwa se turadukoni twose tuba tureba hasi. Mbese muri make tugiye kurebera hamwe ukuntu watuma turadukoni twa tureba hejuru, hanyuma nawe video yawe ikabasha kuba yazamuka mu zifite views nyinshi. Ndetse aka kantu bita impression niko k'ingenzi cyane. Mbese muri make kakubwira ko video yawe iri kusakazwa ahantu henshi cyane. Rero njye mugiye kubana muri video unyite Fabien, ngo wayikaze kuri Fabien 1K. Nimba ari ubwambere ugeze kuri YouTube channel, kanda subscribe, ndetse nawe wayikanze gusa ufungura inzogera, ndetse nawe wikanze none ufungura inzogera kugira ngo n'izindi video z'ubutaha ntizagucike. Ni kuvuga ngo niba uri content creator ukorera kuri YouTube ariko ukaba utazi utu tuntu, menya ko hari ikintu ukibura mu bijyanye no kwiga gukoresha YouTube. Utu nuturongo tugomba kuba tureba hejuru kuri video yawe wakoze kugira ngo ize kubona views nyinshi. Utu turongo rero iyo usanze tureba hasi, cyangwa se tumwe muri two tukaba tureba hasi, video yawe nta mahirwe menshi cyane iba ifite yo kuri bubone views nyinshi. Ariko nanone mu kuzamuka tw'utu turongo bihera hano kuri impression ya video yawe. Ubundi impression ni ukuntu YouTube yagiye ifata video yawe, mbese mu make algorithm yagiye ifata video yawe ikayisharinga ku bantu benshi. Mbese muri make niba uje hano muri impression ugasanga harimo wenda nk'ibihumbi 5, ni ukuvuga ngo video yawe yagaragaye muri screen z'abantu ibihumbi 5. Mbese muri make ni nka kumwe ufata telefone wafungura YouTube ukabona bahise baguhereza video, nawe video yawe niko iba yagiye. Iyo usanze kuri impression hari ibihumbi 5, video yawe iba yazanywe ku bantu ibihumbi 5 bayibonye muri screen yabo, hakaba bayikandaho hakaba n'abatayikandaho. Ariko abayikanzeho n'abatayikanzeho bose ibibarira hamwe kuko video yawe iba yerekanwe kuri bo. Ndizera ko rero impression tuyisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo impression nk'uko twabyumvise ni YouTube ifata video yawe ikayihereza abantu, abayirebye n'abatayirebye bose ikababarira hamwe, bakaba ari bo bitwa impression. Ariko nanone hagakunda kuba ikibazo cy'uko abantu basanga impression iri hejuru ariko views zabaye nkeya. Mbese muri make ugasanga impression ni nk'ibihumbi 5 ariko wajya kureba views ugasanga ni 100. Ahangaha rero ni hamwe uzahita ushyira imbaraga mu gukora thumbnail zawe, mbese muri make mu gutunganya thumbnail zawe. Nutunganya thumbnail yawe ikaba nziza, nicyo kizatuma impression izamuka ndetse ikazamukana na views. Mbese muri make niba impression yawe iri ku bihumbi 5 urasanga wenda abantu nk'ibihumbi 3 bayikanzeho bari kuyireba. Ndizera rero ko iki ngiki cya impression rero tukivuyeho kandi tukaba tubonye yuko ikintu cyatuma impression yawe izamuka ndetse na views zikazamukira rimwe ni ugukora thumbnail nziza. Mbese muri make ugashyiraho thumbnail nziza ku buryo umuntu wese washarinze iyo video ahita agira amatsiko yo kwikandaho. Reka tujye kuri iki ngiki rero cy'utu dukoni tuzamuka cyangwa se tukamanuka. Ibi ngibi byo bibera muri video, ntago bibera kuri thumbnail. Mbese muri make reka duhere hano munsi kuri aka gakoni ko munsi. Aka gakoni ko munsi niko karebwaho cyane, mbese muri make niko gatuma video yawe isharingwa ku bantu benshi. Aka ngaka kanditseho ngo average views duration. Aka ngaka ni akantu kazamurwa, mbese muri make nagakoni kazamurwa ari uko video yawe abantu bari kuyitindaho, mbese muri make bayirebye bakayitindaho. Kandi ngira ngo nk'uko ubibona hano bakwereka n'iminota bagiye bayitindaho. Nimba umwe yayitinzeho 10 n'undi akayitindaho 10 n'undi akayitindaho 10, iyo minota yose barayifata bayiteranye, nibangiza bakubwira ati abantu benshi cyane nabayirebye iminota iyi niyi. Ushobora gusanga ari ibiri, ushobora gusanga ari umwe, ushobora gusanga ari iminota igiye itandukanye kuri video zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hano ni YouTube ifata iminota abantu batinze kuri video yawe bari kuyireba, hanyuma ikayiteranya, hanyuma igakuramo iyo abantu benshi bahuriyeho. Rero iyo video yawe
bayitinzeho umunota umwe cyase bakayitindaho amasegonda nka mirongo ingahe bagahita bayikuramo, iyo video nta mahirwe iba ifite yo kujya vira cyase yo kugira ngo ibone views nyinshi. Rero ikintu hano wakora ni ikintu abantu bakunda, ukibandeho uzajye ugikora kimara iminota myinshi mbere yuko utangira ibindi. Ni ukuvuga ngo nimba utangiye gukora video ushaka ko kano gakoni ko hasi kari buzamuke ikagira views nyinshi, ikintu abantu bawe bakunda kibandeho ndetse ugikora umunota urenze umwe, ugikora iminota irenze umwe cyase niyo yagera muri 3 nta kibazo. Niba ari ibiri uje muri video yawe banza ubereke bya bindi bitangaje nyine bagumeze babirebe kugira ngo baze kugira amatsiko yo gukomeza kureba video yawe. Wena urugero tuvuga ati wakoranye interview n'umuntu ariko uwo muntu akaba yavugiyemo amagambo asekeje, ayo magambo asekeje banzuye katinge ujye ugenda uyanyuzamo mbere yuko iyo video yawe itangira, ugenda ushyiramo amagambo menshi uwo muntu mwakoranye iyo interview yagiye avuga asekeje cyase ameze ukundi kuntu, hanyuma abantu bazagira amatsiko yo kureba iyo video ngo bayirangize, bityo akagakoni ko ku minota yawe kazareba hejuru. Nimba ari interview mwakoranye n'undi muntu akavugamo ibintu bisekeje, wowe ibyo bintu bikatinge ubishyire muri introduction ya mbere, abantu bahingutse baba ari byo bahingukiraho, noneho baze gutegereza aho ngaho bari bwumve nyine ahageze. Ngira ngo wabyumvise ko aha ngaha kugira ngo akagakoni ko ku minota yawe kazamuke ari ukubanza gutera abantu amatsiko kugira ngo barebe video yawe bayirangize cyase bende kuyirangiza, mbese muri make bategereje kumva cyase kureba icyo kintu cyabateye amatsiko wabanjijemo bwa mbere. Nkubutsa ko twahereye munsi ku gakoni k'iminota, rero tugeze kuri akangaka ka kabiri. Akangaka ka kabiri ni ukuntu abantu baretinze kuri video yawe, mbese muri make amapeti bayihaye, nimba ari ugukanda like, nimba ari ugutera comment, nimba ari ugusharinga, byose bazaza babihurize hamwe. Mbese make iyo YouTube igeze hano ireba ibintu abantu bawe barebye video bagiye bakora, ireba abantu bakanze like, ikareba bateye comment, ikareba basharinze, bose ikabahuriza hamwe, hanyuma yabona ari bakeya igereranyije n'abarebye iyo video yawe agakoni kakarebesha hasi, yabona ari benshi igereranyije n'abarebye iyo video yawe agakoni kakarebesha hejuru. Rero byo nabyo bikakongerera amahirwe yuko video yawe yajya vira cyase igatrending. Reka rero turujye kuri kano ka views ka mbere. Akangaka rero gahura na impression cya kintu twahoze tugarukaho bwa mbere. Iyo video yawe yeretswe abantu benshi muri screen zabo ariko ntibayikandeho ngo bayirebe, YouTube ibona ko views zabonetse ari nkeya igereranyije n'ukuntu yayipushinze, mbese mu make ikayishyira hejuru kugira ngo abantu bayirebe, ariko muri make bakanga kuyikandaho. Rero iyo ije hano igasanga nyine abantu banze kuyikandaho kandi yayipushinze, igicika intege ikavuga ati iyi video ntago itrendinze, mbese mu make ntago itunganyije neza, ntago imeze neza muri make. Ni ukuvuga ngo iyo YouTube ipushinze video ikayiha impression iri hejuru ariko yajya kureba kuri views abantu bayikanzeho nyine bahisemo kuba bayikandaho igasanga ni bakeya, akagakoni kareba hasi. Rero ikintu twigiye muri video ni kimwe, kora thumbnail nziza ndetse na video uyitunganye neza mbere yuko iminota 2 ishira. Nimba ubwa mbere warugeze kuri YouTube channel, banza ukandi subscribe, ufungure inzogera, ndetse nawe wayikanze ariko utarafungura inzogera ifungure kugira ngo n'izindi video zige zikugeraho umunsi ku munsi. Kandi ndizera ko like warangije, nimba hari igitekerezo ufite ugisige muri comment. Rero ciao ciao, ndakunda cyane, duhurire muri video zikurikira.